inzozi kurota uri kumwe na perezida w'igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, ukarota uwo muperezida murimo kugendana, karota murimo kugendana kandi ukarota murimo kugendana, ariko ukabona urwo rugendo rwawe nawe uri kugendana n'umukuru w'igihugu cyawe waba urimo aho uri hose, ukabona ntabwo rurimo kurangira. Ngiye kukubwira ikintu bisobanura. Kurota uri kugendana na perezida w'igihugu ukabona ntabwo urugendo rurimo kurangira, menya ngo uri kumwe n'Imana ahantu hose wajya. Menya ngo uri kumwe n'Imana rwose 100%. Murimo kugendana kandi ahantu hose wajya. Kuri Mama w'Umuhanga TV niho ndimo gutambutsa inzozi, mujya tujya turota mu bicuku bya ninjoro tukayoberwa icyo Imana yavuganye natwe. Umuntu wese urota mu gicuku cya ninjoro burya Imana iba yamusuye kandi ikamuhishurira n'ibigiye kumubaho. Hari inzozi zizanwa na Satani, ariko hari n'inzozi turota ziturutse ku Mana, Imana iri kutubwira ibigiye kuba tubaho. Ngiye kusobanura inzozi. Kurota uri kumwe na perezida w'igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, ukarota uwo muperezida murimo kugendana, karota murimo kugendana kandi ukarota murimo kugendana, ariko ukabona urwo rugendo rwawe nawe uri kugendana n'umukuru w'igihugu cyawe waba urimo aho uri hose, ukabona ntabwo rurimo kurangira. Ngiye kukubwira ikintu bisobanura. Kurota uri kugendana na perezida w'igihugu ukabona ntabwo urugendo rurimo kurangira, menya ngo uri kumwe n'Imana ahantu hose wajya. Menya ngo uri kumwe n'Imana rwose 100%. Murimo kugendana kandi ahantu hose wajya muri kumwe, Imana muri kumwe, mu byo uri gukora byose muri kumwe, ibyo urimo gupanga byose muri kumwe, urugendo rwawe muri kumwe, aho urimo kujya muri kumwe, imigambi yawe muri kumwe, ibikorwa byawe muri kumwe, ibintu byose urimo gukora uri kumwe n'Imana. Nanone kurota uri kumwe nyine na perezida wa Repubulika nenda cyangwa se perezida w'igihugu cyawe waba urimo, uri kumwe n'umukuru w'igihugu cyawe urimo, ukabona muricaranye, ukabona ahantu habereye inama, ukabona muricaranye, ukabona izo nzozi zirangiye gutyo wari wicaranye nawe. N'ubundi ni bya bindi, menya ngo Imana muricaranye ahantu hose, Imana ntabwo iri kure yawe, Imana iri hafi yawe cyane, yarakwegereye cyane kurenza uko umwambaro wawe wambaye. Ndakomeza nkubwira kurota uri kugendana nanone na perezida wa Repubulika, mwagera mu nzira ukabona aguhereje envelope. Menya ngo uri kumwe n'Imana kandi ugiye kwakira umugisha munini uturutse mu biganza by'Imana. Niba umukuru w'igihugu wawe ubonye mugendanye mu nzozi, ukabona hari aho mugeze, afashe envelope arayiguhereje, menya ngo uri kumwe n'Imana rwose, kandi umugisha iwushyize mu biganza byawe. Ndacyakomeza mvuga ku mukuru w'igihugu. Kurota uri kumwe n'umukuru w'igihugu, mwicaye ahantu mukabona muri kumwe mu nama, wicaye ahantu umukuru w'igihugu ari, wajya kubona ukabona araguhagurukije mu bantu, arakubwiye ngo vuga, yenda habaye inama y'abaturage cyangwa se habaye inama nkuru hejuru, ukabona ni wowe wahaye ijambo ngo haguruka uvuge. Menya ngo ushyigikiwe n'Imana kandi yaguhaye ijambo, kandi w'Imana ihaye ijambo ntawe ubasha kurimwambura.
upfukamushima Imana. Niba wararose zino nzozi ndazigusobanuriye, ahasigaye umamagare ngufashe gusenga, kubera yuko umutwaro uteruwe n'umuntu umwe ubasha kuremera, ariko umutwaro uteruwe n'abantu babiri ubasha kwihuta. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Izo ni inzozi nziza cyane uba warose warangiza ukumva ni ibintu gutyo biraho. Niba wararose izo nzozi ntuzibere maso ngo uzisengere ikintu cyose tujya tubona. Ni ukuri yemwe bantu musenga n'abadasenga, ikintu cyose kiva mu biganza by'Imana. Kuba wararose rero izo nzozi ngicyo icyo zisobanura. Ubusobanuro bw'izo nzozi wabwumvishije neza cyane. Unkorere share, unkorere subscribe, unkorere share, like ndetse na comment kugira ngo n'abandi babyumve. Shalom. Ego. Hanyuma rero gukomeza urota zino nzozi kandi ukarota uhuriranye indege, ugiye mu ndege, ugiye mu rugendo, uri imodoka, ukabona ahantu uri hose uri kugendana n'umukuru w'igihugu. Warabirose mu nzozi ariko ntiwamenya icyo bisobanura. Bisobanuye ko urugendo rwawe ruri mu Imana. Rusobanuye ko uriye indege, urwo rugendo rwawe rwo kurira indege ruri mu Imana. Urugendo rwawe rwo kurira imodoka ruri mu Imana. Ushobora kuyurira, ukayurira ubona n'umukuru w'igihugu wawe arayuriye, ukabona uramukurikiye. Ibyo bisobanura ikintu cyiza gikomeye, ni amahirwe menshi kuri wowe kuko uri kumwe n'Imana. Kurota ukarota uri kugendana n'umukuru w'igihugu, ukumva ko ndi kubisobanura mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kuba wararosemo kimwe muri ibyo, ukarota mufatanye mu biganza, gufashe mu kiganza murimo kugendana kwa kundi umukuru w'igihugu biba bimeze. Menya ngo Imana, mbuze ukuntu mbisobanura, menya ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iri kumwe nawe by'iteka ryose. Kandi Imana nubwo ari urukundo, ariko wowe Imana igufitiye urukundo, igufitiye imbabazi, igufitiye umugisha mwinshi cyane. Kuko umuntu mushobora kugendana, ngire ngo mufatanye agatoki ku kandi, abenshi ni babandi bakundana rwa rukundo, bakundana urwo ni urukundo. Umugabo n'umugore bashobora kugenda bafatanye, urwo ni urukundo. Abavandimwe bashobora kugendana mu nzira bafatanye, urwo ni urukundo. Burya nabibonye cyane mu banyeshuri, iyo twabaga turi nko ku ishuri wumva hari umuntu wishimiye, waragenda ngo umufashe ku rutugu, nubwo yaba ari umuhungu uri umukobwa ukamufata ku rutugu mukagendana, kandi atari ibindi bindi, ukumva umufitiye urukundo rwo mu mutima, kandi abenda atari kuvuga ngo ni urukundo rw'irari cyangwa n'ibindi, ahubwo muri wowe ukumva umwiyumvamo, ukumva rwose ni umuvandimwe wawe ndetse wa hafi, cyangwa se ukumva kurutira umuvandimwe. Menya ngo rero nuzarota ukarota uri kugendana n'umusaza agufashe mu biganza, menya ngo uri kumwe n'amahirwe akomeye cyane. Kuko umuntu iyo murimo kugendana agufashe mu ntoki, ubasha kugenda umuganiriza, uri kumubwira situasiyo y'ubuzima bwawe, uri kumubwira ibyakubayeho se, cyangwa se uri kumubwira, mbese ushobora kumubwira ibintu byinshi bitandukanye, kubera ko uwo muntu muri kumwe nyine. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo menya neza ko amahirwe ari kumwe nawe. Warabirose ntiwabimenya, ntiwabisobanukirwa, cyangwa se uzabirota uhita umenya ibyo ari cyo. Uri umunyamahirwe menshi, wowe Imana yasanze mu nzozi, mu bicuku bya nijoro, ikabasha kuguhishurira icyo kintu. Uri umunyamahirwe menshi mukobwa, uri umunyamahirwe menshi mugabo, uri umunyamahirwe menshi mugore, mu papa, mubyeyi, mwana mutoya, uri umunyamahirwe menshi kuba wararose zino nzozi. Hanyuma nyandikira muri komenti umbwire uko ubyumva, cyangwa se umbwire ko wazirose, cyangwa se umpamagare
kuri nomero yanjye ya telefone mbasha kuyishyiraho. Imana idufashe, mukomeze mukurikirane kandi ntimurambirwe, ntimucogore kandi ngo munanirwe kumva. Hari ukuntu umuntu ajya ku kiganiro yarangiza agakandaho, yakumva benda umuntu agitangira asuhuza umuntu agahita agenda, kubera ko atumvishije ko ari amatiku, kubera ko atumvishije ko ari inkuru ya Pastor Mutesi igezweho, agahita agenda, kubera ko atumvishije inkuru ya yuriya mubyeyi Asiya, ugasanga nabyo kubera ko atanumvishije ko ari inkuru ya Vestina, arahita agenda. Ako mwabantu mwe mwakunze ibyiza mukareka mukava mu bindi bintu, niba binanejeje n'imitima yanyu, ariko mumenye n'ibindi. Nangazwa ubu umuntu ushobora kubona hari abantu benshi bagiye bamamagara ngo dusobanurire inzozi, ngo narose gutya, ngo bivuga iki. Noneho babandi harabona agiye nihorera, banyihanganire bambabarire, nkababwira ko nzabishyira kuri YouTube. Hari abantu bagiye bankurikirana cyane ngo ko narose ibi bimeze gute, ko narose ibi, nkabasha rwose kumva nari muri iyo mood yo gusobanura inzozi. Ariko noneho iki ni cyo gihe cyanjye cyo kugira ngo nsobanure inzozi. Munkurikirane muri benshi kandi munakora share kugira ngo n'abandi bumve ibyo bintu. Shalom.